ntagatifu zidushoboza kwitagatifuza ngo tunogere umwana wawe Yesu waducunguje umusaraba. Igihe yari umusaraba yaravuze ati mubyeyi dore umwana wawe, mwana dore nyoko. Kuva akivuga ayo magambo waratweguriwe ku mugaragaro, niyo mpamvu tudahwema kuvuga tuti mubyeyi wabyaye ijambo ry'uwari udusabira iteka ngo turongere inema ntagatifu zidushoboza kwitagatifuza ngo turongere umwana wawe Yesu waducunguje umusaraba. Mariya nyina wa Yesu, fata ukuboko ndusheho gukomera mu kwemera kwanjye kudashyitse, mfite inyota zonze y'ijuru, nyobora inzira igana Imana. Niyo mpamvu ntahwema kukubwira nti mubyeyi wabyaye ijambo ry'uwari udusabira iteka ngo turongere inema ntagatifu zidushoboza kwitagatifuza ngo tunogere umwana wawe Yesu waducunguje umusaraba. Mubikira udahemuka uramizero yacu, ramira abanyabyaha b'isi yose, bibuke ko bacunguwe bagarukira Imana, bicuze nabo babe inkoramutima zawe. Mwamikazi w'abahowe Imana, umeze nk'inzu yubakishije zahabu, uwo mutamenwa niwo duhungiraho ngo twugame tutanyagirwa. Hahirwa bakwiyambaza bakagukomeraho. Mubyeyi wabyaye ijambo ry'uwari udusabira iteka ngo turongere inema ntagatifu zidushoboza kwitagatifuza ngo turongere umwana wawe
gusa